tariki 31 z'ukwa cumi 1517 kugeza tariki 31 z'ukwa cumi 2021, imyaka 504 irashize umugorozi Martin Luther amanitse amahame 95 kuri kiliziya ya Wittenberg mu Budage. None se ubuprotestani bwararangiye? Ubuprotestani ntibwarangiye. Mwambara intwaro zose z'Imana. Imana ni nziza ibihe byose. Reka dushime Imana kuba Imana ari nziza ibihe byose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dushimire Imana yakomeje kuturinda kuva umunsi dutangira undi munsi saa 12, twatugejeje amasaha duhumeka umwuka w'abazima, kandi Imana yatugaburiye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero dukomeze gushimira Imana umwanya mwiza ikomeje kutugenera n'amagambo meza ikomeje kutwigisha mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ubuhakanyi ntibwarangiye, mwambare intwaro z'Imana. Reka rero dukomeze gusaba Imana kugira ngo ikomeze kutubashisha muri twebwe buri muntu ku giti cye guhakana inyigisho z'ibinyoma, guhakana icyaha mu mibereho ye, kandi abashishwe kwambara intwaro z'Imana. Ngira ngo dufite iri somo turi kugendera muri cyigisho cyose riboneka mu Efeso igice cya 6 umurongo wera ku murongo wa 10. Ndi kubibutsa kugira ngo dukomeze mu murongo umwe. Haravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Impamvu dufite insanganyamatsiko ni ukugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Twahereye ku mugoroba tureba intwaro zose, utugeze ku murongo wa 17. Havuga ngo mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Reka rero dusengere umwigisha ukurikiyeho, kandi Imana ikomeze kumukoresha, kandi buri muntu wese yaba uri kuri Zoom, yaba uri kuri YouTube, yaba n'uzabikurikira nyuma, Uwiteka tubashishe kwambara intwaro zose hatabuzemo n'imwe z'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana ravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Muri iyi minsi hariho uburiganya bwa Satani, kandi Uwiteka twifuriza guhagarara tudatsinzwe. Kugira ngo tudatsindwa rero ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Uwiteka tubashishe kandi aduhe imbaraga mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bakomeje kubana natwe twumvisha amagambo menshi. Uwiteka ntabwo ubuhakanyi bwigeze burangira, kuko hari ibintu byinshi tugomba guhakana mu mibereho yacu. Hari inyigisho nyinshi ziri gushaka gutwikira ukuri kwawe tugomba guhakana, yaba mu isi ndetse no muri twebwe. Tubashije kuba abaprotestanti nyakuri, tubashije guhagarara nk'uko ba Luther bahagaze, tubashije guhagarara nk'uko ba Huse bahagaze, tubashije guhagarara nk'uko ba Yohana bahagaze, tubashije guhagarara nk'uko ba Daniel bahagaze. Ni benshi cyane twavuga, tubashije guhagarara mu murongo wemerwa n'ijuru. Ntabwo twabyishoboza, uri kudusaba kwambara intwaro zose z'Imana. Turi kuziga rero, ubitubashishe, kandi umwigisha ugiye gukurikiraho umukoreshe, mukozi kara ku munwa, umuhe imbaraga. Uwiteka akuvugire mu izina rya Yesu. Umwigisha ni karibu. Dushimye cyane, tugize umugisha cyane wo kongera kwiga amagambo y'Imana. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu cyigisho cyiza tugiye kubanamo. Imana yakomeje kuduha ibihe byiza kandi yatwitayeho cyane. Nta gushidikanya twagize umugisha, kandi Imana cyakomeza kuduha umugisha, kuko umugisha wayo ni mugari cyane. Tugiye kwigana
igice gito cyane cy'umurongo wa 17 Efeso 6 mwakira agakiza k'ab'ingofero. Niyo magambo tugiye kwigana gusa ayo ngayo. Ndibaza ko rero mufite ibyanditswe byera hafi kandi ntabwo ndi bwongere gusenga ko abavandimwe banjye y'aba madamu ndetse n'abavandimwe maze kusenga basenze Imana. Rero tugiye kwiga iri jambo rivuga ngo nimwakira agakiza k'ab'ingofero. Ni ijambo rinejeje cyane ku buryo umuntu wese yakwishimira kuritegera amatwi. Ni ijambo rimo mu Efeso 6 umurongo wa 17 ngo nimwakira agakiza k'ab'ingofero. Ahangaha twakwibaza ikibazo, ari ingofero ari n'agakiza niki kibanza? Ndagira ngo tujyane neza muri iki gihe. Ari ingofero ari n'agakiza niki kibanza? Ndifuza kubona abantu turi kumwe. N'agakiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo muze kumva neza iki cyigisho turi kwiga, kuko nuramuka utakayemo gatoya wenda ushobora kutamenya amakuru y'aho ibintu byerekeye. Ariko iri jambo rivuga ngo nimwakira agakiza k'ab'ingofero. Ubwo bivuze yuko agakiza kacu igihe tukakiriye niko gahinduka ingofero. Mu magambo make dukeneye agakiza k'Imana muri twe, kandi ako gakiza niko gahinduka kabaye ingofero yo kuturinda, kuko turi ku rugamba kandi turi gukirana abo dukirana nabo tutanabareba, ngo ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu homwe. Bityo rero Imana ubwayo itubwira ngo nimwakira agakiza, kandi ako gakiza ni mukakira karahinduka ingofero. Hari ikintu kimwe ngiye kubabwira, aka gakiza kagiye kuzura umutwe, kuko uyu mutwe niwe uri buze kwakira ingofero. Mu magambo make tugiye kuvuga ibintu byuzuye umutwe. Ngiye kubabwira ibintu byuzuye umutwe. Ngiye kubabwira ibintu ugomba gushyira mu mutwe. Ushatse icyigisho wakitwa ngo ibintu byuzuye umutwe. Kubera iki? Nimwakira agakiza nimumara kukakira karahinduka iki? Ingofero. Rero ubwo tugomba kugira ibintu byuzura umutwe. Biratangaje cyane. Kandi yifuza ngo niba hari ibindi bintu byari birimo, kuko ndabizi ko muri iyi minsi abantu nabo Satani arimo arabashyiramo agakiza kabo. Abantu nabo arimo arabuzuzamo ibintu bimeze nk'agakiza kabo. Bityo rero nawe urasabwa kwakira agakiza kugira ngo gahinduke ibintu byuzuye wowe ariko mu mutwe. Iri jambo ryatubwiye ngo mwakira agakiza, kandi ako gakiza ni mukakira karahinduka ingofero. Kandi turi ku rugamba. Urugamba ruri kwibasira iki? Umutwe. Imana ibatubwiye ibintu byose nta na kimwe gisigaye. Icyamara rero ibintu byuzuye umutwe bikaza nawe kuzura muri wowe, ukaza kugira umugisha w'Imana cyane, kubera yuko ntabwo Imana ivuga ibintu ibeshya, ahubwo hari ibintu ugomba kuzura mu mitwe yacu, kandi nibyo ngiye kugerageza kugira ngo byuzuremo. Hari ibintu rero ugomba kwitegura ko ugomba kuvanamo, hakagira ibindi bijyamo, kugira ngo ibyo bintu bigiyemo bihinduke ibikurinda. Hanyuma umutwe wawe uba ufite control, cyangwa se uba ufite, navuga ngo ni nk'urukuta, uba ufite ikiwukingira. Kuko mwese murabizi, n'umusirikare ugiye ku rugamba ntabwo yambara twa tugofero tumwe dusanzwe, ahubwo yambara ingofero y'urugamba. Iyo ngofero y'urugamba iba ishobora kumukingira mu gihe umwanzi amurasheho. Rero natwe dukeneye ibintu byuzuye umutwe, kandi ibyo bintu byuzuye mu mutwe bigahinduka ibidukingira umutwe wose. Ngiye gukwizamo ibintu rero, kandi yifuza kugira ngo bibeho, yifuza kugira ngo ibyo bintu bihinduke ibyawe. Isi yiteguye kurasa mu buryo bukomeye cyane, kandi ikintu ugendereye ni ukurasa intekerezo. Ngira ngo ibi bintu mucyumve neza, niyo mpamvu tugomba kwambika umutwe wacu ugomba kuzura agakiza kabonerwa mu Mana gusa. Mu magambo make umutwe wacu ugomba kuzuramo Imana. Reka tugende gatoya turebe ku kintu gikomeye kiri mu Kuva igice cya 28 n'umurongo wa 40. Mwese murabizi twagiye twiga ubu buturo bwera, ariko ubuturo bwera nubwo twagiye tubonamo imyambaro itandukanye n'ibindi bikoresho byakorerwaga, ariko ingofero ntabwo yakunze kugarukwaho. Reka mwumve aya magambo. Kuva igice cya 28 n'umurongo wa 40. Abana ba Aroni uzababohera amakanzu abanza ku mubiri,
nibuke yuko dukeneye ikanzu nko gukenuka kwa Kristo, wabohera n'umushumi n'ingofero bibe ibyo kubatera icyubahiro n'umurimbo. Iri jambo riratangaje cyane. Bagombaga no kwambara ingofero. Murabizi ko bagombaga no kwambara ikintu bita igitambaro kizingirijwe mu mutwe cyanditse ngo yerejwe Uwiteka. Rero hagombaga no kwambara ingofero, ngo kandi ibyo bintu byari byo kubatera icyubahiro. Mbese ikintu cyaduhesha icyubahiro ni igiki? Ni igihe imitwe yacu yuzuyemo ituze n'amahoro, ni igihe imitwe yacu yuzuyemo agakiza, ni igihe twahindutse, ni igihe umutwe uyobora umubiri. Buri umutwe ubundi twawubara nka moteri y'imodoka. Igihe umeze neza, uwo muntu aba afite icyubahiro. Hari irindi somo baduhaye hano kandi riri mu kuva igice cya 29 24-28 haranditse ngo kandi babohera Aroni n'abana b'amakanzu abanza ku mubiri y'ibitare byiza n'ibitambaro by'ibitare byiza byo kuzingirwa mu mutwe n'ingofero nziza z'ibitare byiza n'amakabutura y'ibitare byiza by'ubudodo buboheranije. Ubwo bagombaga nabo kwambara ingofero. Ariko mwumve Mose ikintu yakoze mu bare igice cya 8:13. Mose azana bene Aroni abambika amakanzu, abakenyeza umushumi, abambika ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yategetswe n'Imana kugira ngo yambike bene Aroni, kugira ngo bambikwe n'ingofero, kandi ngibyo ni itegeko ryari rivuye ku Uwiteka. Itegeko ry'Imana riravuga ngo tugomba kwambara ingofero, kandi ni itegeko ryo kuva ku Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo mwakira agakiza kaba ingofero. Ibintu biratangaje cyane. Mose igihe yambikaga abana ba Isirayeli, kandi dufite ijambo ry'Imana ritubwira ngo twebweho natwe turi ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yahamagaye ikabakura mu mwijima. Ingingo zose twagiye twiga, ababanjije bose bagerageje kutwereka uburyo dukeneye kuva mu cyaha, tukagenda tugahagarara ahantu rwose dushobora gutsinda ku rugamba. Ariko kuri urugamba turiho, mu mutwe wacu hagomba kuzuramo Imana, kandi ibyo bintu bigomba gukorwa n'Imana ubwayo. Kubera iki? Nuko itegeko ritanzwe n'Imana rigategeka Mose kugira ngo yambike abantu bo mu buturo bwera, abambike ingofero. Hepfo barakomeje batubwira ngo iki? Abalewi 8:12-13. Asuka ku mutwe wa Aroni amavuta yo gusiga, amusigira ku meza. Uwo ni mwuka wera yatanzwe ku Aroni kugira ngo bere. Mose azana bene Aroni abambika amakanzu, abakenyeza imishumi, abambika n'ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi ibimwuzuye akaba ibyo twahawe twese ni ubuntu bukurikira ubundi. Ni ibiki byari byuzuye muri Yesu? Hari ibintu byari byuzuye muri Yesu, kandi ibyo nibyo natwe twahawe. Birashaka ko byuzura muri twebwe. Biruzura hehe? Ntabwo ari mu nda. Ikibazo kinda kirakomeye cyane ku buryo ushobora gusanga mu mitwe y'abantu buzuyemo ibiryo, ku buryo n'abantu bari kwica amategeko y'Imana kubera igifu. Ibimwuzuye ni ibiki? Ni amagambo dusoma muri Yohana igice cya 16. Ni ugushaka icyubahiro, nibyo bituzura, nibyo tugomba kuba twuzuye. Ni ugushaka amafaranga tukongera ahandi konti zacu tukabona zimeze neza, nibyo bigomba kuba bitwuzuye. Ni amasambu agomba kuba yuvuzuye umutwe wacu, ni amazu twubaka imwe twongeraho indi, tugashyiraho iyo gukodesha cyangwa se iyo kuzagurisha, bikaba byo byuzuye mu mitwe yacu. Hari ibintu bigomba kuba byuzuye mu mitwe yacu ku buryo isi ubwayo bishaka ibyo bintu ntibashe kubikura mu muntu w'Imana. Kandi uyu muntu utuzuye ibi bintu muri rugamba ntabwo ashobora kuzatsinda. Ibintu biratangaje cyane, kandi bimwuzuye nibyo twahaweho, ni ubuntu bukurikira ubundi. Mu magambo make, hari ibintu byuzuye Kristo. Kristo ni ibiki byari byuzuye muri we? Mbabarira wenda ugerageze ukure Kristo hano ku isi mu myaka 30, nurangiza kukurura urebe ibintu byari byuzuye muri Kristo. Mbese muri Kristo hari huzuyemo kugura isambu, muri Kristo hari huzuyemo gushaka, muri Kristo hari huzuyemo gushyira amafaranga kuri konti menshi, muri Kristo hari huzuyemo ibiki? Muri Kristo hari huzuyemo kumenyekanisha data wa twese. Imana ishimwe cyane. Mu magambo make, ndifuza kugira ngo ibintu bize kuzura biraza gusoza mumenye ikintu kigomba kuzura mu mutwe wacu. Byanze bikunze nuba amaso uraza kukibona. Ikintu kigomba kuzura mu mutwe cyonyine gusa, kandi urabugize umugisha cyane
nuramuka ugisobanukiwe urabugize umugisha ukomeye cyane, hanyuma warangiza ukacyuzuzamo kikajyamo. kubera icyo abasirikare iyo bagiye ku rugamba bambara ingofero? ngira ngo dufite isomo hano ryo muri rwa mbere rwa Samweli igice cya 17:5, aho ijambo ry'Imana tubwira ngo yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu, kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. uwo ni Goliyati agiye kurwana na Dawidi. ariko nimuza gukurikira amakuru neza muraza gutangara uburyo abasirikare bo mu isi nyine bambara mu buryo bwose bushobora kugira ngo baze kurwana urugamba, ariko muraza gutangazwa nuko nimujya mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cyiciro cya 33 bavuga kuri Goliyati na Dawidi, baravuze ngo nuko bagerageza kwambika Goliyati, bagerageza kwambika Dawidi, bamwambika ibintu by'imyenda biremereye atigeze amenyera, yambara inkweto, bamuha ibintu by'amakote, bamuhereza ibintu by'ingofero, ibyo bintu biramubangamira. arangije ibyo bintu abivanamo, agenda ahubwo muri we yuzuye ikintu ngiye kubabwira. maze ikintu cyari yuzuye mu mutwe wa Dawidi. Mu mutwe wa Dawidi hari huzuyemo ukuntu Imana yagiye ibana nawe aragira intama, noneho igihe idubu ryazaga gufata intama ukuntu aricakiraga karikubita karinesha. ibyo bintu byaragiye byuzuye umutwe wa Dawidi, aravuga ngo nkurikije ubuyobozi bw'Imana, nkurikije ubufasha bwayo, nkurikije kunesha kwayo, ndatsinda uyu muntu, bititwaje amakote y'ibigaragara, bititwaje ingoni, bititwaje ibintu abantu bambara kuri urugamba rusanzwe. nimba ari abantu bazi ko bazatsinda muri urugamba rusanzwe bitewe n'ibintu bigaragara, ndagira ngo mbabwire ko abo ngabo baba bubatse nabi. Dawidi yari yuzuye imbaraga z'Imana zamubanaga mu gihe cyatambwe, kandi ajya ku rugamba ibyo bintu abikuramo, yijyanira umuhumetso gusa n'amabuye. Imana idufashe cyane kugira ngo ibi bintu natwe baye byo bitwuzura. kandi wenda nanaba n'ikindi kigereranyo ku muntu witwa Nowa igihe Imana yamuhamagaraga ikamubwira umurongo wayo, ikamubwira igihe isi igiye kurangirira, nta kindi kintu Nowa yakoze. inyandiko byanditswe byaratubwira ngo Nowa kwizera kwe kuhamyagwa n'imirimo ye, ngo ikintu yakoze yafashe ubutunzi bwe abushora mu kubaka inkuge. Nowa muri we haragiye huzamo ikintu bita inkuge. inkuge iruzura ku buryo arayimenya ukuntu agomba kwibaza, amenya ukuntu agomba gukurikirana ikintu n'ikindi. mu mutwe we nicyo kintu cyabagamo, ku buryo afataga amafaranga ye ntagure inzu ngo ayongere ku yindi afite, ntagure isambu ngo nawe abuzukuru be bazabeho neza, ntajye kubika amafaranga kuri konti kugira ngo umuryango uzasigare uguwe neza. ahubwo Nowa ikintu cyuzuye umutwe we ni ukuntu inkuge yabona ukuntu yayikiramo. ni inkuge yo gukiriramo, niyo yari yuzuye umutwe wa Nowa gusa, ku buryo ubutunzi bwe bwose yarabufasha bushobora kuri iyo nkuge. ibyo bintu biratangaje cyane, kandi ko tugomba kuba tumeze uyu munsi, hagomba kuba hari ibintu byuzuye umutwe wacu. kandi iriya nkuge kari agakiza ka Nowa, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Nowa yari yuzuye ibintu byitwa agakiza ke, ahantu agomba gukirira. niwe yashyiraga ibitekerezo bye, niwe yazindukiraga, umusumari yaraguraga akawuhonda ngo kandi wose wagombaga guhamya ikintu gikomeye cyane mu batuye isi. uyu munsi hagomba kuzura muri twebwe ikintu tuzi ko ari ingenzi kuruta ibindi bintu byose. oya, kugeza ubwo icyo kintu ibindi byose bimera nk'aho biteshejwe agaciro ku bw'icyo kintu cyuzuye umutwe. kandi nababwiye ngo ndifuza ko icyo kintu cyuzura muri twebwe. reka dusome amagambo ari aha ngaha mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatubahirije umugabane wa mbere kuri paji 325 igika cya mbere handitse amagambo atangaje avuga ngo turashaka gusobanukirwa n'igihe turimo, ntidusobanukirwa na kimwe cya kabiri cyacyo, nta nubwo twacyumva kugeza mu cya kabiri. umutima wanjye urankubita iyo ntekereje umwanzi duhanganye nawe, duhanganye uwo ari we, n'ukuntu tutiteguye neza kumurwanya. inshuro nyinshi nagiye nereka ibigeragezo by'abana ba Isiraheli kugira ngo bigaragarize uko ubwoko bw'Imana buzaba bumeze mbere yo kugaruka kwa Kristo. uko umwanzi yashatse uburyo bwose agenga intekerezo z'Abayuda, niko no muri iki gihe ashakisha gutuma intekerezo z'abagaragu b'Imana kugira ngo be gushobora gusobanukirwa n'ukuri gukomeye. amagambo arakomeye cyane. Satani muri gahunda ye ashaka kugenga intekerezo, ashaka gufata umutwe wose, ashaka kurasa. nguko niko ashaka kubikora natwe uyu munsi.
kugana Yesu icyisho cya karindwi haranditse amagambo avuga ngo umutima wacu ufitwe nande, ibitekerezo byacu bifitwe nande, ese uwo dukunda kuganira ninde, uwo dufitiye irari n'ubwuzu ninde? Nituba abakristo ibitekerezo byacu bizamuhoraho kandi niwe tuzarushaho gutekerezanya urukundo uko turi kose, n'ibyo dutunze byose tuzabimwegurira. Turifuza rwose kugira ishusho ye no guhumeka umwuka we no kumushimisha ibyo dukora byose. Tugomba kuba twuzuye Yesu. Ibyo dukora byose, ibyo tuzagerageza byose bizaba byo kugira ngo dushimishe Imana gusa, nta kindi. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, nimwakire Yesu mu bugingo, mumwuzuze mu mutwe. Ibimwuzuye nibyo twahaweho, ni ubuntu bukurikira ubundi. None se n'icyo umwanzi akoresha kugira ngo yangize intekerezo? Inyandiko z'ibanze paje 38 haranditswe Uwiteka anyeretse ingorane ziterwa no kureka ubwenge bwacu bukuzurwamo ibitekerezo n'ibihangayikisha by'isi. Nabonye ko abantu bamwe bateshutse ku kuri kw'iki gihe ndetse no gukunda Bibiliya yera babitiwe no gusoma ibindi bitabo biteye amatsiko. Ubu za YouTube ibintu abantu bajyaho kureba ni ibintu bibangiza umutwe, hanyuma ibintu barebaho bikuzura umutwe wabo. Mwumve rero, abandi buzoma no guhangayikishwa n'ibyo bazarya, nibyo byuzuye umutwe. Ibyo bazanywa n'ibyo bazambara, nibyo byuzuye umutwe. Abandi babona ko umukiza atazagaruka vuba. Igihe cyakomeje kugenda kiyongera imyaka mike kurusha uko bari babyiteze, kubw'ibyo batekereza ko kizagenda kiyongera indi myaka mike, maze ibyo bituma intekerezo zabo zigenda ziteshwa ukuri gukenewe iki gihe, zikarangamira isi. Muri ibyo bintu nabonyemo ingorane zikomeye cyane, kuko niba intekerezo zuzuwemo n'ibindi bintu, ukuri kugakingiranirwa inyuma, ikimenyetso cy'Imana nta mwanya na muto kiba gifite cyashyirwa mu ruhanga rwacu. Nabonye ko igihe cya Yesu cyo kubahera cyane kiri hafi kurangira, kandi ko igihe gisigara kigufi cyane. Igihe dusigaranye dukwiye kugikoresha twiga Bibiliya, kuko rizaduca urubanza ku munsi wa nyuma. Reka mbabwire bavandimwe banjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ubu buri muntu wese agomba kuzagaragaza ibintu n'ubundi byabaga muri we. Buri wese agomba kuzagaragaza uruhande yabagamo mu myaka yose yatambutse. Buri wese agomba kuzagaragaza ahantu umutima we wabaga. N'ubundi ijambo ry'Imana ryo riranatubwira ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe, iki ni igihe mu mitwe yacu agomba kuvanwamo buri kintu cyose, cyane yuko n'isi nayo iri gukora ibishoboka byose ngo ituvaneho ibyo bintu dukunda cyane. Bityo kandi kenshi iyo bije bigasanga tubikunda cyane, birangira duhisemo uruhande isi iri kutwereka. Kandi urabona yuko n'ubundi nibyo bintu bigiye gusohora uyu mwanya turi kuvugana, nabyo biri gusohora umwanya turi kuvugana. Umuntu akubwira atumva rero nutemera ibi ntabwo uri bubibone. Niba mu mutwe wuzuyemo ibyo bintu ntabwo uri bwiga kwiringira Imana. Reka mbasomere isomo hano, nimubumbure Bibiliya. Ndashaka ko dusoma isomo ryo mu Bakolosayi. Mwumve impamvu tugomba kuzura iki kintu. Muraza gutangara impamvu ari ikintu kigomba kuzura imitwe yacu cyane. Reka tujye mu Bakolosayi, wenda muzasoma muhera ku murongo wa 14 mugende mumanuke mugeze ku murongo wa 23, ariko ngiye kusoma umurongo wa 14 ngende ngeza ku murongo wa 17. Mwumve iki kintu gihari. Haranditswe ngo niba ducunguje amaraso ye ngo turore kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi ni nawe byaremewe. Iri jambo rirakomeye cyane. Yesu baratubwiye ngo ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami, ibiri mu isi byose n'ibiri mu ijuru byose ni ibya Yesu. None ikibazo tugomba kwibaza, nimba ibyo byose ari ibya Yesu, ubwo dukeneye ibyo bintu cyangwa dukeneye Yesu? Dukeneye iki ubwo ngubwo? Reka mbahe urugero. Imana ibaha umugisha. Nanjye kubaho urugero ariko nkurikije ko mwabisubije mwese, biragaragara ko dukeneye Yesu gusa. Kuko nitugira Yesu n'ibyo bizaba ari ibyacu.
mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande barambitse baravuga ngo umuntu amaze kubyarwa n'Imana amaze guhinduka ngo ntabwo aba akiri imfubyi. Icyo ni icyambere. Ngo icya kabiri nta bintu byo mu isi bitari ibintu byo mu isi byose ngo nibye ngibyo atabonye ngo nta mumaro biba bimufitiye. Niko handitse gutyo. Ubundi ubushaka kugira ngo utware iyi computer turi gukoreraho wakundana na nyirayo kuko nyirayo mamutsemo baye inshuti niyo computer yayiguha. Ariko abantu benshi bashobora kuza agakunda iyi computer akareka gukunda nyirayo. Uwo muntu yaba yibeshye cyane. Iri somo rirakomeye cyane ku buryo ritubwiye ngo ibintu byose biri muri Kristo, ibintu byose biri mu isi byo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka ndetse n'ubwami bwose n'ububona bwicara hasi bugafata ibyemezo biremereye bwose mu maboko ya Kristo. Niyo mpamvu tugira Kristo nta n'ikintu kizaduhungabanya. Nimwakira agakiza kabingufi. Oya muzagendana umunezero. Uzajya mvuga gutuka ku bwa Kristo umere nka Mose utumva. Gutuka bamura Kristo buruta ubutunzi bwose abanyegiputa babitse umuntu ufite ubutunzi. Kubera yuko wuzuye Imana, wuzuye ubumana. Reka dukomeze. Ibintu biratangaje cyane. Dufite Imana ikomeye, ifite agakiza, itanga agakiza. Ibi bintu nabyo ni igitangaza. Reka dusome amagambo ari muri Petero, Petero wa mbere igice cya mbere murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 20 tugeza ku murongo wa 18. Mwumve amagambo ahari. Nuko mukenyere mu mitima yanyu. Ubwo tugomba gukenyera. Iryo ryo ni ijambo ryagarutsweho cyane. Mwirinde ibisindisha. Iri jambo rivuga ngo mwirinde ibisindisha mukuremo inzoga zisanzwe gusa. Ahubwo n'amaganya n'ibintu byo hano muri iyi si n'ibintu umuntu atagezeho n'ibintu uyu muntu yifuzaga kugera akabona bigize inkomyi kubera ibintu biri uyu munsi, amashuri agiye guhagarara, ibintu runaka ubona bitari kugerwaho, abantu nabyo bari kubisinda. Mwirinde ibisindisha, mwiringiye rwose Imana y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Mbega ikintu kigomba kuza mu mitwe yacu ni ikintu cyo kuzabona Kristo nahishurwa igihe azaba agarutse. Ni ikintu kigomba kuza mu mitwe yacu. Mube nk'abana bumvira. Nimwishanye nari mwagiraga kera mukirinjiji. Ahubwo nk'uko abahamagaye ari uwera, abariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo muzababera nk'uko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso aruciye umuntu wese urubanza rukuri ibyo yakoze ntarobanuye ku butoni, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sokuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Mbese bavandimwe uyu murongo uraremereye. Ibyo twacungujwe ngo tuve mu ngeso zacu bingana gute? Baratubwiye ngo ntago ari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Mu magambo make umuntu ufite izahabu n'ifeza uyu munsi niwe muntu ufite ijambo, sibyo? Niwe muntu ukomeye. Umuntu ufite izahabu niwe muntu ukomeye. Umuntu ufite ifeza niwe muntu ukomeye. Niyo muntu abantu bose bobarira ijambo avuze riba ari ijambo. Ariko ngo ibintu twacungujwe byo biruta izahabu bikaruta n'ifeza. Bityo rero ubwo umuntu ufite ibyo bintu biruta izahabu n'ifeza niwe muntu w'igiciro gikomeye cyane. Nibyo bifite ijambo ry'Imana tuvuga ngo ni mwambara umwami Yesu. Reka mbabwire ibyo nababwiye ngo nibyo bigomba kuzura umutwe wacu. Uburyo amashuri ahagaze kubera yuko kumvira Imana byanze bidakunze cyangwa abantu badashaka kumvira Imana. Wakumva ibyo ngibyo byoroheje cyane. Igihe amafaranga yawe wayabura ukumva ko ibyo bintu byoroheje cyane. Ibintu byose utunze ukaba wabibura ukumva ko ibyo bintu byoroheje cyane. Kubera iki? Nuko aribyo twacungujwe kandi ibyo byatanzwe na Kristo ngo ibyo bintu biruta ifeza bikaruta n'izahabu. Ubanza ubyumve kuri uwo murongo, ariko ubanza unasuzume mu mutwe wawe ni ibiki bijya mbere cyane muri wowe kurusha, ni ibiki bijya mbere cyane ku buryo wumva ibyo bintu byagiye mbere bikaba byakubuza ku mwami Yesu ahabwa icyubahiro mu mibereho yawe. Ibyo bintu ugomba kubitekereza. Wabishyira ku munzani wasanga bisimbura Kristo, wasanga ubura umwanya wo gusabana n'Imana, wasanga ubura umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, wasanga ibintu byo mu isi abantu bagukangisha ukaba wavuga utumva rero ibi bintu umwami Yesu arabiruta byose kuko baratubwiye ngo aruta ifeza aruta n'izahabu. Amagambo aratangaje cyane.
Petero yanditse amagambo atangaje kandi atangaje rwose. Kugana Yesu ni amagambo ari mu cyigisho cya mbere kibanza mu kugana Yesu, kuko bidahuza paje, nta paje nigeze nshyira, ariko ni kugana Yesu mu gice cya mbere haranditswe Yesu niwe cyunga Imana yanyujijemo urukundo rwayo ruhebuje ngo rusuke ku bantu mu isi bari bararohamye mu isaho y'ibyaha, kuko muri Kristo ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba icyo babaho ibicumuro byabo. Imana yabaranye n'umwana wayo ku mubabaro w'Igetsemani no mu rupfu rw'inyabuhanga, kuko Imana yatanze igiciro gihebuje cy'agakiza kacu. Nta wundi wari kubasha kuducungura rwose keretse umwana w'Imana gusa, kuko nta wundi wajyaga kutumenyesha Data wa twese keretse uwari mu gituza cye. Uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bw'urukundo rw'Imana nta wundi wabashaga kubumenyesha abandi keretse uwari ubuzi. Nta kintu cyakwerekana uko Data wa twese yakunze abari bazimiye keretse igitambo gihebuje cya Kristo cyatambiwe abantu baguye. Mbese ko muri kumva Kristo, reka subiremo aya magambo. Imana yabaranye n'umwana wayo mu mubabaro w'Igetsemani no mu rupfu rw'inyabihanga. Imana ubwayo yabaranye na Kristo mu rupfu rw'inyabihanga kugira ngo mwumve uburemere bw'ikintu kigomba kuzuza mu mitwe yacu. Ni Kristo utumenyesha Data wa twese. Tugomba kuzura Kristo, mu kuzura Kristo tugasobanukirwa Data wa twese. Koko Imana yatanze igiciro gihebuje cy'agakiza kacu, ubwo ni Kristo. Nta wundi wari kubasha kuducungura rwose, ntabwo byajyaga kubaho. Kuba tuzajya mu ijuru ni ukubera Kristo, kuba turiho ni ukubera Kristo, iyo turiye ni ukubera Kristo. Niyo mpamvu Kristo agomba kuba uwa mbere akaba n'uwa nyuma kuri wowe. Burya umuntu agukangisha imari runaka mu bwite, ariko Kristo arahari. Keretse umwana w'Imana gusa, kuri we nta wundi wajyaga kutumenyesha Data wa twese keretse uwari mu gituza cye. Uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bw'urukundo rw'Imana nta wundi wabasha kubumenyesha abandi keretse uwari ubuzi. Nta kintu cyakwerekana uko Data wa twese yakunze abari bazimiye keretse igitambo gihebuje cya Kristo cyatambiwe abantu baguye. Mwumve aya magambo arakurikiye. Bavandimwe banjye, mbega gusora mu gihe nk'iki ngiki. Tugiye gusoma isomo ryo muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ariko dusohoye mu gihe tugomba kuzura agakiza kacu kabonerwa muri Yesu, kandi iyo tubonye Yesu tubona na Data wa twese. Hagomba kuzura muri twebwe Kristo na Data wa twese. Ibintu bakoze ngo birusha ibintu byo mu isi byose agaciro, kandi ngo nta kintu kimwe cyari kutumenyesha Data wa twese uretse Kristo. Ngo kandi bimwuzuye nibyo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Kandi Yesu niwe utubwira ngo mwakira agakiza kaba ingofero. Nitumara kukakira kandi nuko ingofero kararinda umutwe wacu. Umutwe wacu aza kuzuramo Kristo, umwanzi najya kuturasa asanga huzuyemo Imana. So umuntu wuzuye Imana ubwo niki cyamushobora? Saduraka, Meshaki na Abedinego bari buzuye Imana. Amategeko y'Imana yaranditswe mu mitima yabo. Biratangaje cyane. Ariko iri somo ryo muri Yeremiya riratangaje naryo. Mbese rimeze gute? Reka tugisome. Yeremiya igice cya 14 umurongo wa 5 ku murongo wa 8 haranditse ngo, uko ni Uwiteka avuga ati, ni Uwiteka ubivuga. Havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima akimura Uwiteka, azaba ameze nk'inkoko iri mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Kubera ko yiringiye abantu arahinduka inkokore, amera nk'umuntu uri mu butayu, nk'umuntu w'intabwa, kuko atazi kwiringira Uwiteka. Ntabwo yigeze ashaka kumenya Imana. Erega dufite isomo rivuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya, kariwe Imana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye. Ngibyo ibintu ugomba kuzura muri twebwe. Uku ni Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka, azaba ameze nk'inkoko iri mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro.
kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishora imizi mu mugezi ntikizatinya amapfa nacana ahubwo icyeme cyacyo kizahorana itoto ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi kizareka kwera imbuto zacyo n'ubwo umwaka wacanyemo amapfa n'ibibazo n'ibiza kubera ko isi n'ibyuzuye ari iby'Uwiteka kandi ko twabonye ko ibyuzuye ibiri mu isi yaba ibigaragara n'ibitagaragara ibiboneka n'ibitaboneka ibiriho byose iyi ngoma zo mu isi zose byose biri muri Kristo igihe tuzaba dufite Kristo icyo gihe tuzagumya kuba dufite turi igiti gitoshye cyuzuye intambara ikomeye kamumva amagambo ngiye kubasura mu ntambara ikomeye aratangaje cyane intambara ikomeye hari ibintu bigomba kuzageragezwa reka mubyumve intambara ikomeye kuri page 433 handitse amagambo avuga ngo ubwo Satani ashinja abantu b'Imana kubera ibyaha byabo kuko arabizi ko baba yarabacumuje yaraducumuje ibyo ni ukuri ariko Imana ishimwe cyane mu byigisho byose turi kwiga turi kubona ko Imana yacu babara gucyanirwa ndetse n'ibicumuro n'ibyaha yatanze umwana wayo ashesha amaraso ashoboye kutwezaho rwose ariko amagambo aratubwiye ngo ubwo Satani ashinja abantu b'Imana kubera ibyaha byabo uhoraho amwemera kubagerageza uko ashoboye kose amagambo ntatangaje ibaza kugeragezwa Satani Imana ikavuga ngo umugerageze uko ushoboye kose ibintu bigeragezwa mu zibyo ari byo ibyiringiro byabo kwizera kwabo no gushikama mu Mana kwabo bizageragezwa bikomeye muvandimwe wanjye kugira ngo uzabashe gutsinda mu rugamba ruheruka ukeneye kuba wuzuye Imana ukeneye kuba uzi Kristo ukeneye kuba uyisobanukiwe ukeneye kuba ufite agakiza ukomora ku Mana yonyine kubera ko ibyo bintu bizageragezwa gushikama mu Mana kwacu ibyiringiro byacu no kwizera Imana kwacu byose bizageragezwa intambara ikomeye kuri page 117 handitse amagambo avuga ngo abakomeza amategeko y'Imana bose bazagomwa kandi bakobe bazashobora gushikama amasezerano y'Imana kugira ngo bazabashe kwihangana ibigeragezo bategereje bakwiriye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo bazashobora kwihesha icyubahiro kuko bamenye ukuri kw'imico yayo ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo kandi baba ari ibyo gusa bagenderamo ibyo bintu bagomba kuzuza mu mitwe yabo biratangaje cyane ibyo ni byo bintu bigomba kuba abantu b'Imana bazi aya magambo aratangaje bashobora kuzashikama amasezerano y'Imana kugira ngo bazabashe kwihangana ibigeragezo bategereje mbese dutegerejwe n'ibigeragezo bikomeye kugira ngo bazabashe kwihangana ibigeragezo bategereje bakwiye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo bazashobora kwihesha icyubahiro kuko bamenye ukuri kw'imico yayo ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo kandi baba ari byo gusa bagenderaho nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka keretse gusa bashikamishije intekerezo zabo mu kuri kw'ijambo ryayo bagomba kuba mu mutwe wuzuye Imana keretse bashikamishije intekerezo zabo mu kuri kw'ijambo ry'Imana kandi umuntu amenya ijambo ry'Imana aba amenye n'uwaryandikishe ngibyo ibintu bigomba kuza mu mitwe yabo umuntu wese azagirwa n'ikibazo ngo mbese nzumvira Imana kuruta abantu muzi ko iki kibazo cy'ubu cyatangiye kwinjira mu matuye Imana rero ijambo ryavuze ngo keretse gusa bashikamije intekerezo zabo mu kuri kw'ijambo ry'Imana umuntu wese azagirwa n'ikibazo ngo mbese nzumvira Imana kuruta abantu iki ni cyo gihe cyacu cyo gufata icyemezo giheruka mbese ibirenge byacu bihagaze ku rutare rw'ijambo ry'Imana ridahinduka mbese ubu twiteguye kuzahagara dushikamye ngo duhamye amategeko y'Imana no kwizera Yesu mbese amategeko y'Imana arakuzuye kwizera Yesu birakuzuye ibyaje igice cya 12 umurongo wa 13 hatubwira amagambo akomeye cyane ko muri igihe giheruka ari igihe cyo kuramya ariko ndishaka umurongo wa 12 kuko ari umurongo ukomeye cyane utureba kuko abantu batazaramya nayo bafite umurongo wa 12 n'uwa 13 gusa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12 n'uwa 13 haranditse ngo mwumve amagambo aho niho kwihangana kw'abera kuri hari abera nabahe bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu kwizera mu kwa Yesu ni ukuhe kwizera mu kwa Yesu ni ukunesha icyaha kandi nta muntu wanesha icyaha adafite Yesu ubwo tugomba kuzura Yesu numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira ati andika utuhere none ahirwa abapfapfira mu mwami wacu umwuka naravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye n'ayo bakurikiye uyu muntu wuzuye Imana gutya
haranditse ngo ntutinye ndi kumwe nawe nzazana ubyara u Rwanda ukuri burasirazuba nzarukuranya ngo ukuri burengerazuba nzabwikazi mbareke nikusi mbabwire ntiwirimana nzabwira abahungu banjye bava kure n'abakobwa banjye bava kumera y'isi nzanira umuntu wese witira izina ryanjye uwo naremeye kumesha icyubahiro ninjye wamuremye ninjye wamubumbye Imana atangaje cyane Imana yaturemye ariko irashaka no kutubumba mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo guhamya ibyanjye niko Uwiteka avuga kugira ngo mumenye munyizere munyitegereze ko ari jye nta mana yambangije kubaho kandi ntayizamperuka njyewe ubwanjye ni njyewe Uwiteka amen umva ngibyo ibintu bigomba kutwuzura uburyo isi ivuga abakomeye mu isi bakavuga tukamenya ko ingoma zose zo mu isi ziri mu maboko ya Kristo ko ari ufite ijambo rya nyuma njyewe ubwanjye ni njye Uwiteka kandi nta wundi mukiza utari njye ni njye wabwiye iby'agakiza kandi ndakiza ndabigaragaza kandi buri mwe n'indi Imana yahabaye nicyo gituma muri abagabo bo kumamya ko ari jye Mana mbese ubu dushobora gutinya kuzahamya imbere y'isi dufite Imana tuyizi niko Uwiteka avuga kandi ko kohereyeho umucyo wabereyeho ndiwe nawe ubasha kutesha ukuboko kwanjye ubwo nzakora umurimo ni nde uzabona mu nkokora babaza ikibazo ni Satani wakaba mu nkokora umurimo w'Imana Imana igiye gukora umurimo ariko bwami irashaka kubanza kuwukora mu mutwe wawe igomba kuvanamo ibintu byose amabura afunze mu isi amabura afunze ku butunzi amabura afunze ku cyubahiro amabura afunze mu bintu runaka amabura afunze ku bintu abantu bihambiriyeho byose bigomba gufunguka Imana igakora umurimo kandi ashaka kuwukora mu mutima wawe mu mutwe hakuzuramo Imana igomba kuzura muri twebwe Imana igomba kuduha imbaraga zo kumenya yuko iri hejuru y'ibintu byose ku buryo yaba kubaho kwacu yaba dupfuye cyangwa duhumeka ni mu Mana Pawulo niko yavuze biratangaje cyane Pawulo yarazi Imana yarasiga avuga ngo ndiho nyamara si uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye ati ibyo nkora byose nyiri muri ububiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira ntabwo ikibazo yabaga afite cyari inzara yaravuze ngo nize kunyurwa n'ibyo mfite yaba gukena yaba gusonza yaba guhaga ndetse no kugira ibisagutse ati uko ndi kose nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga ariko amabwire Pawulo yari yuzuye Imana yari yuzuye ikintu bita agakiza yari azi agakiza ke kawe icyama tukahamenya aho hantu tukaba rero tumena ngo tubundarara muri kumva ikinyarwanda cyitwa kubundarara biratangaje cyane bavandimwe kubundarara reka mbabwire ikintu bita kubundarara ngiye kukivuga mu bundi buryo kujya mu cyumba ahantu hari amafaranga bagira ikintu bita umutamenwa sibyo noneho umutamenwa babikamo amafaranga bagafunga burya ntabwo wapfa kuwumena kandi uwo mutamenwa uba uri mu icyumba nicyo gifunze kandi icyo cyumba nacyo kiba gifite hanze urundi rugi rukinze ku buryo nyine n'aya mafaranga aracyarinzwe mu buryo bukomeye kuyabundararaho kandi hanze haba hari imbunda n'abasirikare barinze ayo mafaranga muri kumva aho hantu ukuntu hari agaciro gakomeye cyane kandi twabonye ko ibi twuzuye twabonye ko Kristo umwami wacu twabonye ko ibyo twacungujwe ni ibintu birenze ifeza ni ibintu birenze amafaranga abantu bazatsinda muri iyi ntambara iheruka ni abantu babundaraye ku kintu cy'agaciro kenshi bakagikomeraho bakamenya ko isi itagomba kukibambura uko byagenda kose Satani nawe agashaka kukibambura bakamuhakana bati iki cyo ntabwo wakivanamo ni ikintu cyuzuye mu muntu ubwo kugira ngo kivemo ni ukumuca umutwe kandi nabwo ntikivamo kigumamo mpaka Imana ihamagaye bavandimwe banjye Imana iratangaje cyane kandi hejuru y'ibintu byose niyo ifite ijambo rya nyuma niyo ituma duhumeka n'ubu twaramutse amatena akabaho ntabwo ari ukubera urukundo Satani akunda amateraniro nta n'ubwo yageze yakunda ahubwo Imana ubwayo niyo yahagarikiye amateraniro kandi kugira ngo agakiza kacu kabashe kuza mu mitwe yacu reka nihute cyane rero reka nihute handitse ngo iki hano agakiza kacu tugiye gusoma amagambo ari mu kuva igice cya 15:2 kugeza ku 3 handitse amagambo avuga ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye ni indirimbo yanjye aminukiye agakiza uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza niyo Mana ya data nanjye ndayishyira hejuru Uwiteka ni intwari mu ntambara Uwiteka ni ryo zina mbese abantu bari buzuye Imana bari bayizi bari bayikunze bari bomatanye nayo yego rwose gutegeka wa kabiri abantu baretse Imana babaritse agakiza kandi abataka ikintu cy'ingenzi mwumve gutegeka wa kabiri igice cya 32 umurongo wa 15 ku murongo wa 20 haranditswe ngo maze Yeshuruni arabyibuha
atera umugeri, arabyibushye, arahonjotse, ararembekereye, maze reka Imana yamuremye asuzugura igitare cy'agakiza ke. Bamuteye gufuhira imana z'abanyamahanga, bamurakarishije ibizira, batambiye abadayimoni batari imana nyakuri, batambiye imana batigeze kumenya, imana nshya z'inzaduka, izo basokuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukibuke, wibagiwe imana yakubyaye. Uwiteka yabibonye, bimwangisha urunuka, abahungu be n'abakobwa be baramurakaje. Aravuga ati nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko araba igihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Abantu baretse Imana baba baretse agakiza. Kugana Yesu icyiciro cya 2 handitse amagambo akurikiye. Abantu baretse Imana baretse agakiza. Abantu bahindukiye ibindi bintu, yaba ibyo muri ubu buzima bikaba ryo batwara umutima kugeza ubwo mu mutwe wabo huzuramo ibintu byo mu isi. Baba bataye ikintu cy'ingenzi. Kugana Yesu icyiciro cya 2 niho muzashaka amagambo aravuga ngo Pawulo yifuzaga cyane kubonera no gukiranuka, akananirwa kubyishyikiriza. Niko kutera hejuru ataka ati mbonye ishyano, ninde wanyize mu runero rupfu. Igisubizo kimwe ni iki ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. Yesu niwe nzira y'agakiza. Umwuka w'Imana yabishurishije mu buryo yabishushanyije mu buryo bwinshi kugira ngo yumvishe neza abifuza gukizwa umutwaro w'ibyaha. Ayimana niyo Imana y'agakiza kanjye, ururimi rwanjye ruzarimba cyane gukiranuka kwawe. Imana niyo gakiza ka Dawidi, kuko nta muntu hakana Imana uzaza imbere yayo. Yobu nawe yahamije agakiza ke ko umuntu agomba kwemera Imana kandi ikaba yuzura mu mutwe we. Yarazi ko mu Mana haboneka ibyiza biruta ibyo mu isi byose. Niyo dushobora kuvanaho agakiza, kandi ijambo ry'Imana natubwira ngo uza hondi sinzamwirukana na hato. Kandi igihe Dawidi yasengaga, umuhungu wa Abusalomu amurwanya, yaravuze ati benshi baravuga bati nta gakiza afite mu Mana. Niko abantu bavuga kuri Dawidi ngo nta gakiza afite mu Mana, ariko umurongo wa 9 yavuze ngo agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha atanga ube ku bantu. Dawidi yarabije ati we ndabizi agakiza kava mu Uwiteka. Nubwo muri ngo nta gakiza mfite, ndabizi aho kava. Yarazi aho ashobora kukabonera, kandi ibyo nibyo byari ibyiringiro bye gusa ko tugahererwa ubuntu. Kandi ijambo ry'Imana nabyo byatubwiye ngo mwakira agakiza. Mvucyo Dawidi rero yavuze muri Zaburi ya 18 umurongo wa 3, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'umukiza, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, ni ingabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire, nzajya nambaza Uwiteka, akwiye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ese Dawidi yarazi Imana? Gakiza k'Imana ahantu kari kaba kubashywe. Yohana igice cya 12 umurongo wa 3, ijambo ry'Imana natubwira ngo ubu nibwo bugingo baraho ko bakumenya bakamenya n'uwatumye ariwe Yesu Kristo. Tugomba kuzura Kristo, kandi Kristo tumubonye tumenya data wa twese. Mbese agakiza kacu gafite kangana iki? Twabibonye karakomeye cyane kandi cyane rwose. Twabonye ko karuta ifeza n'izahabu. Yesaya 40. Dusome amagambo. Yesaya 40, mubumbure Bibiliya dusome aya magambo. Yesaya 40, mubumbure Bibiliya, ariko amagambo nayashyize hano, reka tuyasome. Yesaya 40 handitse uburyo Imana ikomeye. Mukurikira amagambo. Ninde ugeze kugera amazi y'inyanja kurushi? Bajya ngo ariko muyumve cyane mu buryo bukomeye, kuko arakomeye cyane. Ninde ugeze kugera amazi y'inyanja kurushi? Mbabaze ikibazo, mu bakomeye bo mu isi bafite ijambo tujya twubaha tukabatinya kugeza ubwo dusuzugura Imana. Ninde muntu washobora kugera litiro z'inyanja? Hari umuntu harira? Ninde oya, nimumbwire umuntu washobora kugera litiro z'inyanja. Byibuze akatugerageza akavuga ngo hari umuntu ukomeye ku isi wabaza amazi y'inyanja, aragira avuga ngo afite litiro zingana gutya. Nini? Nigeze mumwumva? Biratangaje cyane. Ariko ijambo riratubwiye ngo iki? Ninde wageze
ninde wigeze kugira amazi y'inyanja ku rushyi akagera hejuru y'intambwe z'intoki turi ku murongo wa 12 Yesaya 40 akabona indengo yajyamo umukungugu wo mu isi mwumva ibyo bintu ninde wigeze kugira amazi y'inyanja ku rushyi akagera hejuru y'intambwe z'intoki akabona indengo yajyamo umukungugu wo mu isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani ni mu mbwirwa no ku isi ufite uburyo yapima mu busozi ku buryo yamenya agaciro n'uburemere bwawo mbese Uwiteka arabizi mbese Uwiteka azi amazi uko angana mbese Uwiteka yagera intambwe z'intoki ijuru ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi agira ngo n'umukungugu ugufashe ku minzani dore aterurirwa nk'uterura akantu gato cyane ireba none ntihaba inkwi zo gucana zihagije kandi inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa aya magambo aratangaje cyane reka mbabwire Imana yacu dukeneye kuyimenya irakomeye ku buryo uvuga ngo amahanga yose ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi nta nubwo yagaragara waba ufashe igitonyanga ugashyira mu kibindi ntabwo cyagaragara ngo Imana igera ijuru ikoresheje intoki gutya gusa kandi si ibyo gusa bavuze ngo igera imisozi ngo ninde wigeze kugera imisozi Uwiteka azi uburemere bw'imisozi ukuntu bungana ngaho umuntu ukomeye wo ku isi nimba ashaka kugira ngo tumwubahe kurusha Uwiteka nimba abantu bo mu isi bashaka kugira ngo tubumvire kurusha uko twumvira Imana yacu nabanze bafata umusozi nka Kilimanjaro ni umusozi nzi ko abantu benshi bazi mu mateka yuko ari muremure cyane atubwire ibintu ufite noneho tuzabone tumwemere tuti ni wowe tugiye kuyoboka Imana yacu niyo tugomba kuyoboka kandi ibyo Imana ni kutubwira ngo nimuze mbaha agakiza nimuze mbuzuze isi niba yuzuye biroroheje cyane ibyo ngibyo bibonerwa muri njye gusa amagambo aratangaje umurongo wa 15 wa 17 mu maso y'amahanga yose ni nk'ubusa kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa 21 mbese nimwamenye ntimurayumva ntacyo mwabwi uhereye mbere na mbere uhereye igihe isi yaremewe ukageza uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanukiwe iyo nayo yicaye hejuru ku rusengero rw'ijuru abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira n'ibumba ijuru nk'inyegamo ikabamba nk'ihema ryo kubamo ibikomangoma ikabihindura ubusa n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro ni ukuri niyo bagiterwa ni koko niyo bakibwa kandi igiti cyabo niyo gishora imizi mu butaka maze Imana ibahuhaho bakaraba umuyaga wa serwakira ukabahuhaho ukabayora nk'ibishingwe nuko rero mwangiranye nande twahwana ni kuwera baza nimwubura amaso yanyu murebe hejuru ninde remye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha nicyo gituma nta na kimwe kizimira Uwiteka arakomeye cyane ngo abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira hari ubwo n'abantu bakomeye mu isi bamwe twagoze tuvugaho ba Trump n'abandi bose abaperezida bakomeye bo mu isi hari ubwo nabo n'ubuzukira icyo gusa ikintu kimwe nabonye hari igihe ubuzukira barimo nk'akazukira kanini ariko nako kaba ari akazukira ibyo bintu byo nabibonye hari ukuntu ubona utuzukira cyangwa ishishi ugahita ukanemo urushishi rwose rugaragara ko ari runini ariko nako stile ni agashishi ariko se mu by'ukuri nimba abantu ari uko tumeze abo ndi kuvuga nanjye nikomeze bavandimwe banjye iyi Imana yacu niyo igomba kwererezwa yonyine kandi igomba guhabwa icyubahiro yonyine niyo igomba gushyirwa hejuru yonyine niyo igomba gutinda mu bwenge bwacu yonyine niyo idutunga niyo idutungisha niyo iduha umwuka wo guhumeka ariko mwumve Yakobo ikintu abwirwa ubwoko bw'Imana mwumve ikintu bubwirwa yewe Yakobo Isiraheli n'iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana ngira byirengagiza mbese ugira ngo Imana irengagiza ibyawe oya rwose ahubwo kenshi wowe uyitera umugongo haranditse ngo ese ni wari wamenya nurabyumva mbese uyu munsi ntabyo wumvishije mbese uyu munsi nta kintu umenye
mbese uyu munsi mutwe nawe nta kintu washyiramo ukamenya yuko isi yuzuye ari iby'Uwiteka kandi n'isi n'abayirimo. Mbese ntabwo wamenya ko umwuka wawe uhumeka uri mu maboko y'Imana. Mbese ntabwo uramenya ko data wa twese yaduhaye Kristo kugira ngo aducungure atuvane mu kaga k'umwijima wa Satani, atuvane mu byaha. Uwiteka arabaza ngo mbese nturabyumva, mbese nturabimenya? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwawe ntiburondoreka. Niyo intege abarambiwe kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nyeshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amabanga y'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Imana yacu yatangaje. Umutima wanjye uturize Imana yonyine, niyo gakiza kanjye gaturukaho. Dawidi yarayizi. Zaburi 33:89. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitebe cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye buri mu Mana. Se Dawidi yarizuye Imana. N'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo umutima wanyu ibyo mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Mbese ubwo ntago ari amen? Zaburi 90:15-16. Abazanyambaza nanjye azanyambaza nanjye mwita, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamurika agakiza kanjye. Imana yacu iratangaje cyane. Yesaya 12:2. Imana yo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ariwe mbaraga zanjye n'indirimbo zanjye, yanjye agakiza yanjye. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nanjye nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ariwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Mwaba gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka, mwe mugashaka Uwiteka ni mu nyumve. Murebe igitare mwasatuweho, murebe n'ubwobo bw'inganzo mwacukuwemo. Ariko amagambo aratangaje cyane bavandimwe banyu. Mwabakurikirana gukiranuka mu Uwiteka. Mbese abantu mwamuri gukurikirana gukiranuka mugashaka Uwiteka. Uwiteka ari kubabwira ngo ni mu nyumve, ni murebe igitare mwasatuweho, kubera ko mwakurikiranye gukiranuka gusa. Byonyine ntabwo ari kutubwira ngo twakurikiranye twangire turabibona. Amagambo aratangaje cyane. Mwabakurikirana gukiranuka ku Uwiteka mwe, ni mu nyumve. Abantu bakurikirana gukiranuka bari kubishaka. Oya, umuntu ataratangira no gusenga, ataratangira no kugira ijambo avuga, Uwiteka aramenye iryo jambo. Ni mu nyumve, ni murebe igitare mwasatuweho. Biratangaje cyane bavandimwe. Reka twerekere ku musozo. Amagambo aratangaje. 12:5. Gukiranuka kwanjye kuri hafi, agakiza kanjye karasohotse. Amaboko yanjye azacira amahanga imanza, ibirwa bizantegereza, kandi ukuboko kwanjye niko biziringira. Nimubura amaso yanyu murebe hejuru, murebe no gwisi hasi, ijuru rizatamuka nk'umwotsi, n'isi izasaza nk'umwambaro, n'abarimo bazapfa nk'isazi. Ariko agakiza kanjye kazagumaho iteka ryose, kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Ibintu bizagumaho iteka byose nibyo bigomba kuba byuzuye umutwe wacu, nibyo bigomba kuba dutinzaho ibitekerezo byacu umunsi ku wundi. Ni mu nyumve mwe abazi gukiranuka ishyanga rifite amategeko mu mitima yabo, nimukatinye gutukwa n'abantu, nimugahagarika ku mitima n'ibitutsi byabo, kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro, n'umurando uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama. Ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka ryose, n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose. Ariko umunyabyaha yabasha kwanga ako gakiza? Ugana Yesu igice cya 3. Icyakora umunyabyaha yabasha kwanga ako gakiza, yabasha kwanga urwo rukundo ruhebuje, yabasha no kwanga kwegerezwa Yesu, ariko atanze yamwegerezwa. Yamara kumenya inama y'agakiza, bigatuma agera ku musaraba akihana ibyaha bye, umwami akihana ibyaha bye, umwana w'Imana yazize. Mu kugira neza n'imbabazi bya Kristo, umunyabyaha akwiye guhemburwa n'ubuntu bw'Imana. Aya magambo muyakurikire. Mu kugira neza n'imbabazi bya Kristo, umunyabyaha akwiye guhemburwa n'ubuntu bw'Imana. Imana iri muri Kristo yingingira abantu kwiyunga nayo. Arambuye amaboko yiteguye kwakira gutanga agakiza ke. Atari ku munyabyaha gusa, ahubwo no ku mwana w'ikirara.
urukundo yagaragarije mu rupfu rwe rwagaragariye i Karuvari ni ubwishingizi bwo kwemerwa k'umunyabyaha amahoro mu rukundo. Mwigisha ibi bintu mu buryo bwumvikana ko umuntu washyizwe mu mwijima we n'icyaha ashobora kubona umucyo uva ku musaraba w'i Karuvari. Aya magambo aratangaje bavandimwe banjye, aya magambo aratangaje mu kugira neza n'imbabazi bya Kristo. Umunyabyaha akwiye guhemburwa n'ubuntu bw'Imana. Imana iri muri Kristo yingingira abantu kwiyunga nayo, irambuye amaboko yiteguye kwakira gutanga agakiza. Nimwakira agakiza k'ab'ingofero, Imana ashaka kuba guhera ubuntu, irashaka kuvana ibintu byose byuzuye mu mutwe, gukunda amafaranga n'icyo no kugubwa neza, cyane yuko isi iteguye kubyamburwa cyangwa ukabihamaho ugatakaza Imana. Nimuvane ibintu byose byuzuye muri byo, muri mu mutwe, mushyiramo kwizera agakiza k'Imana, mubwire Imana ibaho ikintu cy'ingenzi kandi iteguye kugitanga nta kiguzi na kimwe bisaba. Arambuye amaboko yiteguye kwakira gutanga agakiza ke, atari ku munyabyaha gusa ahubwo no ku mwana w'ikiraro. Urukundo yagaragarije mu rupfu rwe rwagaragariye i Karuvari ni ubwishingizi bwo kwemerwa k'umunyabyaha amahoro n'urukundo. Mwigisha ibi bintu mu buryo bwumvikana ko umuntu washyizwe mu mwijima n'icyaha ashobora kubona umucyo uva ku musaraba w'i Karuvari. Ubutumwa bwatoranyije umugabane wa mbere paje 95 umurongo wa 2 igika cya 2. Dufite isezerano ridakuka ko Imana izaza bugufi bw'umuntu wese ushaka. Dufite isezerano ridakuka ko Imana izaza bugufi bw'umuntu wese ushaka. Ndabifuriza kubaho ku bwa Kristo. Ndabifuriza kugira Imana mu mitima no mu mibereho yanyu. Ndabifuriza ko ari mu bitekerezo byanyu, kuko Satani ashaka kurasa ibitekerezo akabyerekeza ku bintu by'isi. Satani ashaka kubuzura mu mutwe akoresheje kubigara ku byo kurya, kunywa no kwambara, ibyo tureba n'ibyo dukunda, ibyo tubona bifite agaciro kenshi, ariko twabonye ko ari ibintu biri hejuru y'ibyo bintu byose. Ndabifuriza gukomera mu Mana, ndabifuriza kugirira Imana icyizere. Isengesho ryacu, ndagushimiye Uwiteka Mana ya Isiraheli, emereye umuhigo w'abantu bawe, bashyiremo umwuka wawe wera. Reka icyubahiro cyawe kibe muri bo igihe bazavuga ijambo ry'ukuri, reka tuzabona agakiza k'Imana. Amen. Aya magambo ari mu butumwa bwatoranyije umugabane wa mbere kuri paji 23 igika cya 3. Iri ni isengesho ry'ubwoko bw'Imana. Iri ni isengesho ryo kwiyegurira Imana. Nimba uri ahangaha ukaba wumva hari ibintu byari byuzuye mu mutwe wawe, ukumva ari ibintu byatumye wimura Imana, ukumva ari ibintu ukunda kugeza ubwo wabura umurongo w'Imana, ndaguhendahendera gusenga nawe uri isengesho. Ndagushimira Uwiteka Mana ya Isiraheli, emereye umuhigo w'abantu bawe bari guhigira kugira ngo bagere mu bushake bwawe, bashyiremo umwuka wawe. Reka icyubahiro cyawe kire muri bo igihe bazavuga ijambo ry'ukuri, reka tuzabona agakiza k'Imana. Ndasaba Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi buzuze kuyimenya, kandi mu mutwe wanyu ibuzuzemo iby'icyubahiro, ibuzuzemo iby'umurimbo nk'ibyo Mose yambitse abana ba Aroni. Reka ibyo bintu bitwuzure rwose, reka agakiza kacu kabe gasendereye, reka mu mitwe yacu havanwemo ibintu byose, reka ho kuzura mu isi, reka he kuzura mu irari ry'ibyo dukunda, reka dutsinde kuri buri ntambwe, reka ibyo bintu Kristo yadukoreye bimuzuye bihinduka ibyacu, kandi reka rwose kubw'ubuntu bw'Imana kuzure ibimuzuye, kuko aribyo twahaweho ni ubuntu bukurikira ubundi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana, kaduciye bugufi dupfukamye dusenge. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Turagushimiye neza yawe nyinshi. Turagushimira ko twigishije ijambo ryawe. Turagushimira ko witeguye kuduha agakiza kuzuye. Turagushimiye ko witeguye kuduha ibintu kugeza ubwo isi itabituvanamo na Satani yabigerageza bingana gute bitavamo. Ndakwingiza umuntu wese waje muri aya materaniro umwuzuza agakiza kawe. Umushoboze rwose gufungura amaburo y'ibyo mu isi byahambiriye ubwonko n'ibitekerezo bituma umutwe wose wuzura isi. Kandi ukaba utubwiye ngo ndashaka ko agakiza kahinduka kandi kanyiza kagahinduka ingofero kugeza ubwo umwanzi yarasa imyambi ntabona hanenera. Reka muri twebwe huzuremo Imana Mwami Uwiteka. Reka tugukunde rwose kurusha ibintu byose. Reka tuvuge ngo ni wowe Mana yacu, ni wowe uri hejuru y'ibintu byose, ni wowe ufite ijambo rya nyuma, ni wowe ufite ibiriho byose bihumeka, ni wowe byose ni ibyawe. Niyo abantu bo mu isi bavuga ijambo rikomeye gute,
ariko nubwo barivuga umwuka bakoresha ni uwawe nabo ubwabo niwe wabaremye bityo niwe uri hejuru yabo reka ibi byuzure mu mibereho yacu igitambo cya Kristo cyatanzwe kugira ngo ibyacu bibe byuzuye kandi bibe biri hejuru y'ibintu byose reka igitambo cya Kristo kirakomeye nicyo cyonyine dushobora kwizeramo tukabona agakiza kuzuye nka Uwiteka utabara ibyaha byacu udeho kukwizera by'ukuri kandi ubwo kubwawe ufatira ibyemezo bikomeye byo kuba mu ruhande rwawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu amen amen.